ndabasuje mwese mu izina rya Yesu. Mbere y'ikindi navuga ndetse ko n'ibyinshi babivuze, abana banjye bose Imana yampaye ntibazi. Amazina yanjye nitwa Uwanyanasiya, Pasiteri Niyonshuti Theogene yari umutware wanjye. Twe tubyaranye 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Imfura n'uyu nguyu, uyu akamukurikira, abandi basinziriye. Medi mwana wanjye, Asa mwana wanjye, ntimubabare sibyo, ndabakunda, nzabitaho, byose nzabibakorera sibyo, ntacyo muzamburana. Kandi papa wanyu yagiye mu ijuru, tuzamusangayo. Ngomba guharanira gukora ibyiza, namwe mukabiharanira kugira ngo tuzahurireyo. Yego. Yari umugabo mwiza rero, ukunda Imana, uzi kuyivuga neza, ukunda abantu, uca bugufiya. Yagiraga imirimo myinshi, cyangwa se twagiraga imirimo myinshi, tugaburira abana bo ku mihanda. Buri kwezi twagemuraga abana b'abakobwa babyaye imburagihe, tubamenyera amavuta, imyenda, tukabishyurira na geto. Ariko abana bo ku muhanda ntimugire ngo kuko agiye nzicara nituramire nzajya mbageraho. Ndabizi Imana izanshoboza, aba bana tuzagumana, sibyo Alex, Jacques, Mutaramu, Karori, tuzagumana, sinzabanga, ndi kumwe namwe. Kandi Imana iri kumwe natwe kuko niyo nyir'ibihe, izadushyigikira. Uyu ni mama wanjye, uyu ni murumuna wanjye, uyu yitwa Nadine, ni inshuti kuva mu bwana, twiganye na segonderi na primaire na maternelle. N'uyu ni mukuru wanjye. Nadagiye aheza, reka duharanire kuzamusangayo. Nshimira Imana, ngashimira igihugu cyacu, ngashimira itorero, ngashimira mwebwe mwese mushyigikiye, mwamfashe mu mugongo, ari mwebwe muri aha n'abadukurikiye ku mbuga, abanyamakuru ndabashimira. Imana yacu ihimbazwe. Munyihanganire gato yampamagare Ernest
nabanguke. Tukiri mu buzima butaganga yatwitayeho, Imana yo mu ijuru imumpera umugisha na Pastor David. Hano murimo muri benshi cyane, ntabwo navuga amazina yanyu mwese, ariko mwumve ko mbashimiye mbikuye ku mutima. Torero Imana ibaho umugisha, murakoze cyane. Reka Ernest avugeho gato. Yaransabye arambwira ngo nzareke aherekeze pasiteri, yamukundaga, yajyaga aza akicara ku musambi bagasangira. Turashimira Imana ko yemeye ko duherekeza pasiteri. N'umuryango wanjye barabizi kenshi, ntabwo ndibuvuge byinshi, ariko Imana yakoze kwemeye ko duherekeza pasiteri. Pasiteri rero yansanze mu bihe bikomeye, mu gihe nari nihebye, numvaga nta wundi wo kumara umubabaro. Ngira famiye dukundana cyane, ariko umubabaro nari mfite nta wundi muntu wo kuwumara nari mfite. Umubabaro awunsanzemo, yabyukaga mu gitondo saa 11 akaza mu rugo, saa 6 akaza kundeba tukajyana gusangira, nimugoroba agataha ari uko amenye ko ngeze mu rugo. Abikora amezi 2. Madamu we abivuza nshimira, ariko nijye wari ufite umwenda wo gushimira pasiteri, kuko umwanya yansanzemo nicyo gihe nagize igihe kibi cyo gutekereza nabi, kugeza naho numva nava mu mubiri. Ariko pasiteri yari afite imuguro, yari afite amagambo meza. Mu gihe abandi bantu bari bandetse, waraza afata akaboko arambwira ngo nzagume mu nzu y'Imana. Yari umugabo mwiza rero, twari dufitanye igihango gikomeye. Numva afite umwenda ukomeye kuri pasiteri, ukomeye. Hano hari abantu benshi babizi, yabaga ari nko mu rusengero agasanga hari umuntu ufite ubukwe yarabuze uburyo, yitangaga imyenda nta kintu yitayeho, akabanyoheza akambwira ngo nyambikira abo bantu, Imana izaguhemba. Kandi nagiye mbona ineza y'Imana. Hari igihe kimwe nibuka nabuze amafaranga yo kwishyura inzu, anyohereza umuntu kandi bamfungiye. Imana ihita inyishyurira $1,200,000, imfungurira umuryango, nambika umugeni anyoherereje. Dufitanye amateka menshi sinabivuga ngo mbirangize, ariko pasiteri Imana imuruhuko ridashira, yamukunze kuturenza. Ni byinshi twavuga, ariko Imana yarakoze. Imana yarakoze. Ni ubwa mbere njya nkunda kubana n'abantu, ariko ni ubwa mbere mbonye umuntu atabarwa n'abantu bangana gutya. Ndatekereza ko abangaba ari ababashije kuboneka, no hanze hari abandi. Navuga ngo namwe Imana ibaha umugisha kuza kudufasha guherekeza umubyeyi wacu. Imana y'amahoro ibaha umugisha, murakoze.